Yesu nashimwe kandi dusome ijambo ry'Imana riri mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice byaho ni 3, turasoma umurongo wa mbere tugeze ku wa 5. Dusome. Bibiliya iravuze ngo umutwe w'ijambo uravuga ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazazaho ibihe birushya, kuko abantu bazaba bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Imana itugirire neza. Yesu nashimwe. Aya ni amagambo tugiye kuganiraho, ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Turagira twibukiranye iyo tujya, kubera ko aho turi kujya abantu benshi barahibagiwe kubera ibyateye isi, ariko kandi dukwiye kongera gukanguka tukamenya iyo tujya. Yesu aduhana umugisha. Aya ni amagambo Pawulo yandikiye Timoteyo, aramubwira ngo mwana wanjye, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushya. Aramubwira ngo mpeshejwe n'umwuka kumenya ibintu bizaba. Rero nshuti z'umwami bakundwa n'umwami Yesu, turi mu gihe kigoye, mu gihe kigoranye, mu gihe abantu benshi bahindutse ibyigenge, bahinduka indashima, ntibagikunda ababo, bazuye kugambanirana. Ariko twebwe dukwiye gukunda Imana mu buzima bwacu bwose, kugira ngo tuzabone umwami Imana. Ubu buhenebere ntabwo bujya butinya abantu buzuye urusengero, ahubwo ubu buhenebere buba mu mitima, kubera ko ntabwo bupfa kugaragara inyuma. Burya bujya kugaragara inyuma umuntu yaragiye kera, yararangiye. Ariko narinje kubibutsa kugira ngo twongere twungurane igitekerezo cyangwa twungurane inama ku by'uru rugendo, kugira ngo tuzabashe kubona umwami Imana. Pawulo yandikira Timoteyo yamubwiye ibintu byinshi. Aramubwira ngo mwana wanjye, hari abantu twagendanye muri uyu murimo w'Imana, bamwe barasiga, avuga ba Dema, amubwira uburyo benshi bataye umurimo ngo bakunze irari ry'iby'iki gihe. Hanyuma aramubwira ngo ariko wowe ugume mu byo wizeye. Imana iduhana umugisha. Dukwiye kuguma mu byo twizeye, icyo kizatuma tubona Imana. Abantu benshi bamaze kuva mu byo bizeye, abantu benshi bamaze kurekura inzira y'umusaraba, ariko twebwe ijambo ry'Imana riratubwiye ngo tugume mu byo twizeye. Nigeze nsoma ijambo mu gitabo cy'Imigani, riravuga ngo ubwiringiro burerezwe butera umutima kurwara, ariko icyifujwe iyo kibonetse kiba igiti cy'ubugingo. Hanyuma iyo umuntu yakomeje kugendera mu nzira yo gukiranuka, arushaho kugwiza imbaraga. Iyo Imana yaguhamagaye ukayumvira, ukagendera mu nzira yo gukiranuka, urushaho kugwiza imbaraga.
ariko kandi iyo umuntu asubiye inyuma bya byiringiro n'ibyiza yari atezwemo birabura. Ejo nahoze nsoma igitabo cy'Abami ba mbere ibice 21 ku nkuru za Naboti n'umwami Ahabu amubwira ngo numpe uruzabibu rwawe ndugire igihambo cy'imboga zawe. Hanyuma Naboti aramubwira ngo biragatsindwa n'Uwiteka kurekura cyangwa gutanga gakondo ya ba sogokuruza. Hanyuma ngo Ahabu arababaragira umubabaro mwinshi ukomeye ngo kubera ko bamwimye uruzabibu, kandi yari yabwiye Naboti aramubwira ngo mva nurumpe ndukuguranire ndaguha ingurane yarwo, cyangwa se nutemera ingurane ndemera nguha ibiguzi byayo. Aramubwira ngo biragatsindwa n'Uwiteka. Nshuti z'umwami, ntimuzagurane gakondo mwarazwe na ba sogokuruza, ntimukagurane umurage Imana yabahaye w'agakiza kugira ngo muwugurane ibindi bintu, kuko imirimo ya Satani ni ukugenda aguranira abantu b'Imana hanyuma akabaha ibitari iby'Imana akabatwara iby'Imana byari muri bo. Nigeze kuba ndi gusenga, Imana irambwira ngo nisenga amasengesho y'iminsi 15. Ndayibwira ngo amasengesho y'iminsi 15 ngiye ntabwo nzayashobora. Irambwira ngo uriya mugabo Tarisisi muzayasengane we n'umugore wawe. Ndavuga ati se amasengesho ko agoye, intego y'aya masengesho ni iyihe, ni iki kigamijwe? Mbanza kwegera Imana mbere yo gusenga ya minsi 15, ndayibaza ngo ni iyihe ntego y'aya masengesho. Imana irambwira ngo hari umuntu ugiye kugutumwaho, kandi azanatumwa no kuri Tarisisi, kandi uwo muntu ugiye kugutumwaho nta kindi ashaka gutwara, arashaka gutwara iby'ubugingo biri muri wowe, kandi agatwara impano z'Imana Imana yashyize muri wowe. Rero usenge kugira ngo urindwe udasigara gutyo gusa abantu bakajya babona ukirimo umwuka wera kandi yaragiye. Numva birakomeye, ariko nabwo numva amasengesho y'iminsi 15 sinzayashobora. Njya gusanga Tarisisi ndamubwira ati ko Imana yambwiye ngo dusenge amasengesho y'iminsi 15 tuzayasenga. Arambwira ati nanjye mbirose inshuro ebyiri, nabwiye Imana ngo izambe ikimenyetso zubinyibwire. Arambwira ati none se Papa Kevu urabona tuzayashobora aya masengesho y'iminsi 15 tutari? Tuzagerageza. Ndamubwira ati mva nkubwize ukuri, amasengesho menshi ndasenga ni iminsi 7, ntabwo rero nzashyiraho uwa 8. Icyakora nimba ishaka kudutabara izadutabarire muri 7, ariko 15 nyuma y'7 nzasenga n'iki. Ati hari icyo se tuzaba turi imbere y'Imana ya minsi nyine 15. Kuvuga ati ahubwo tubihuje ntacyo. Abagore bacu ntabwo bayasenze, ariko njyewe na wa mugabo twarayasenze. Turasenga ngeze ku munsi wa 8. Urumva umunsi wa 7 twayimaze tutarya, tuyirangije dutangira kujya dusenga turya. Hanyuma ndarota umuntu w'umudamu twari duturanye, yari umufiyemeri, yari yaratewe inda n'umuhanzi, hanyuma aza kumwanga. Rero aza kuba ahantu twakodeshaga, ahura n'ubuzima bubi, nkajya amufasha ko Imana yari ishobora. Hanyuma nasenga Imana ikambwira ngo umubwire azaze muri ADEPR. Ni ikintu kigoye kujya gusengera umuntu ukamubwira ngo uzaze muri ADEPR ari naryo torero usengeramo. Yumva ko ari amarangamutima, ntabwo abifata nk'ubutumwa bwiza Imana yatanze.
arambwira ngo sinahashobora, ngo icyakora ari mu yindi caca nahashobora. Ndamubwira ati niko Imana yambwiye. Hanyuma ndimo senga ayo masengesho, Imana inzanira wa mudamu, ariko ngo mbona ari muri serikeyi igoswe n'abadayimoni 18. Hanyuma ngo ba badayimoni ngo barambwira ngo nubwo ubona uyu muntu ashyinguye mwana, ariko yakudutumye ngo tuze dutware impano ziri muri wowe. Numva ndikanze kuko nari ndi mu nzozi, shidukira hejuru umutima undya, kuko ndebye abadayimoni hari serikeyi. Ndasenga mbwira mugenzi wanjye mukomaho, ndamubwira ati ndarose kandi ndose ibintu bibi, none wafasha tugasenga. Arambwira ati nanjye reka nkubwire izo ndose. Ndose umugabo aramumbwira twari tumuzi, ngo yagiye kudusaba ahantu ku musozi ngo atware impano z'Imana ziri muri twebwe. Ndavuga ati menya impamvu y'amasengesho. Yesu nashimwe. Hanyuma turasenga, Imana iza kumbwira ngo ugende ubwire wa muntu nyine yampaye mu iyerekwa. Mbwira mushaka avuye mu bapfumu, iramushaka avuye mu basambanyi, iramushaka avuye mu gusenya ingo z'abantu. Ndavuga ati ko munsi ntabwo azabyemera, ariko Imana irambwira ngo uzamubwire na rya yerekwa wamugiriye abadayimoni bagose serikeyi. Ndangije ndasenga, dushoje amasengesho ndamuhamagara, nawe ati ndashaka ko dusengana, Imana yambwiye ko ngusengere, urahari ngusengere? Tuzasange wanjye. Haga nzamusange, ubu siho zizagendera za mpano, ntabwo ariho zizagendera, kubera ko umufasha wanjye yaramuzi. Mbwira madamu, ndamubwira ati ngiye gusengana na runaka, arambwira ati waretse kujyayo se ukamubwira akaza. Ndamuhamagara yanga kuza, arambwira ati uzasange, ariko nkurikije amasengesho nari ndimo ndagenda. Yaribanaga. Ngeze ku muryango gutya numva nsatiriwe n'izindi mbaraga, kwinjira birananira. Ndamubwira ati yewe ntabwo ndi bwinjire, nimba ushaka ko dusenga tera intebe hano hanze, habaga abandi bapangaye. Ndamubwira ati ntabwo nterwa isoni nuko hari abantu benshi, tera intebe hano dusenga. Arambwira ati hoya. Ndamubwira ati rero ubwo wanze ko dusenga, reka nkubwire ibintu Imana yambwiye. Wagambiriye gutwara impano z'Imana ziri muri iki, kandi Imana yambwiye ko umurozi runaka, umupfumu runaka yazigutumye. Arambwira ati Leona, aho ho ntubeshye, yarazintumye kuko abapfumu nta mbaraga bagira zikora ibitangaza, ahubwo umva imbaraga bagira. Yesu nashimwe. Abamenye amabanga ya Satani. Arambwira ngo imbaraga abapfumu bagira, badutuma ku bakozi b'Imana, bamara kudutuma ku bakozi b'Imana tukabagusha mu byaha, twamara kubagusha mu byaha tugatwara impano zabo, hanyuma tukabasigira ibintu bipfuye, kubera ko za mpano z'Imana twatwaye abakozi b'Imana nizo abapfumu bakoresha ibitangaza. Ndangije ndavuga ngo Imana ishimwe ko n'aya makuru ngize gute nyamenye. Pawulo rero yandikira Timoteyo amubwira ibintu bizabaho mu minsi y'imperuka, ariko nubwo yamubwiye ko bizabaho mu minsi y'imperuka, byari bihari no mu bantu b'icyo gihe, kuko yaramubwiye ngo hazabaho indashima. Abantu ntabwo bakinezezwa n'ijambo ry'Imana, abantu basigaye bumva bakumva ibindi bintu bitari ijambo ry'Imana rikiza imitima. Hanyuma subiye inyuma wa muntu, urumva bya bindi namubwiye ntabwo twasenganye nawe, ariko yaragiye ashyikiriza umupfumu wari wamutumye, amubwira ngo wa mugabo yananiye, ibyanjye yarabimenye, none tuzabigenza gute? Aramubwira ngo
genda ukoresha uko ushoboye, uzamuzane utware impano ze. Nanjye uko umupfuma mbatana, nanjye Imana ikanshyira mu bihe by'amasengesho byinshi, ariko ntazi impamvu yo gusenga. Nkumva gusa nkunze gusenga, nkumva mbigize ubuzima, nkumva nkava mu masengesho njya mu yandi, simenye impamvu ngo nsobanukirwe impamvu y'ayo masengesho. Niho Imana nanjye yamperaga imbaraga zituma ntatakwa bene ako kageni ngo mfatwe. Bigeze aho wa mudamu aza kuzampamagara, arambwira ngo reka nkubwire, nasanze ngomba gukizwa. Yesu nashimwe. Nasanze ngomba gukizwa ngakorera Imana ukorera. Ati nahuye n'umuhanuzi arambwira ngo umuhanuzi wakubwiye ngo uzakirizwa muri ADEPR niho uzabona agakiza gashyitsi. Ntusuzugure ibyo yakubwiye, nutagenda ngo agusengere upfukame agusengere, uzapfa urimbutse. Imana iramubwira ngo ikintu kigiye kubaho, ufite musaza wawe ukunda, icya mbere agiye kurwara pararize, icya kabiri ufite murumuna wawe nawe nzamuteza ibisazi. Abonye musaza we yarwaye pararize yemera kuza ngo musengere. Arambwira ati ariko mfite ikibazo, musaza wanjye yarwaye pararize. Ndamubaza yatewe n'iki? Imana yambwiye gutya na gutya, yantumyeho umuhanuzi gutya na gutya ngo nzagusengere, ndabyanga. Ambwira ko umusaza wanjye azarwara pararize. None ndaje usengere, nemeye gukizwa, ariko usengere na musaza wanjye akiri. Ndamubwira ati ibyo ndabishoboye, gusenga n'ibyaha. Amen. Kambabwire bene, Pawulo yandikira Timoteyo ibice 4, Timoteyo wa mbere ibice 4 umurongo wa 14, yaramubwiye ngo mwana wanjye Timoteyo, ntukirengagize impano y'Imana ikuri. Aramubwira ngo iyo waheshejwe no kurambikwa ibiganza by'abakuru, ibyo bintu ntukabitesha agaciro, kuko ni ibintu bihambaye by'umumaro. Dukunda gusengana n'abakozi b'Imana b'abapasitori, njya mbabwira ati bashumba, mwebwe hari impano Imana yabahaye njyewe itigeze impa. Yego ndi umuhanuzi, ariko hari impano itampaye. Nta biganza by'abakuru byigeze bindambikwaho ngo mpabwe inshingano. Ariko mwebwe mujye murinda icyo Imana yagize gute yabaha. Kambwira ati ariko wa mwana kuki ushaka kurengera? Kambwira ati ntabwo ndengereye bashumba, ahubwo mujye mukizirika. Hanyuma umukobwa yaraje ndamusengera, arabatizwa, arakizwa. Uyu munsi ari mu nzu y'Imana. Yesu nashimwe. Ndagira mbabwire, dufite ubuhenebere buteye ubwoba, kandi abantu batareba. Ariko Yesu yaraturebye aratumenya. Amaze kutumenya, kuko icyamuzanye ari ukuduha ubugingo kandi bwinshi, aravuga ati reka ngende ndwane ku bantu banjye. Niyo mpamvu mubona uko bwije n'uko bukeye abashumba babazanira abigisha, nabo ubwabo bakabigisha, abandi bigisha bakava muri mwe. Ni umurimo Yesu yakoze kugira ngo umuntu yaje gucungura azamugeze mu gihugu cyo mu ijuru. Yesu nashimwe. Rero ubu buhenebere, nshuti z'umwami bakundwa n'umwami Yesu, muri kwitwara gute mu gihe gisa gutya? Mbese muracyakunze bya bihe byo kuba imbere y'Imana uko mwanezezwaga n'ibihe byo kuba imbere y'Imana? Ese
muracyumva mugira umwete no guharanira kuza mu nzu y'Imana. Iyo umuntu ari kugenda apfa, iyo umukristo ari kugenda apfa mu bugingo, ntabwo akumbura ibihe by'amateraniro, yumva ntacyo bivuze. Iyo umukristo ari kugenda apfa, ntabwo akunda kujya mu bihe byo gusenga, ahubwo agenda asubira inyuma, kandi ntasubira inyuma ngo abantu babirebe babibone, ahubwo abantu babona wa muntu ari uko yamaze guhenuka. Ariko nshuti z'Umwami, ijambo riratubwiye ngo twirinde ubuhenebere buteye ubwoba. Nubwo muri iyi minsi kuko iminsi y'imperuka twayisohoye, nureba uzasanga abantu batagikunda ababo, nureba uzasanga abantu buzuye kugamba. Na rumwe uzi ko abantu bo mu nzu y'Imana basigaye barimo ingamba. Ibyiza byari mu nzu y'Imana, Satani yabyambuye abantu bo mu nzu y'Imana, arabaguranira. Amaze kubaguranira, abasigira ibitari ibyo bari bakwiriye, abatwara ibyo bari bakwiriye. Kandi inshuti z'Umwami, Yesu arashaka yuko tuguma uko twahamagawe cya gihe akiduhamagara. Ndibuka nuzura Umwuka Wera bwa mbere, ngiye mvuka i Cyangugu. Nari najyanye abantu mu ishyamba rya Murya. Ibyo ari byo byose hano harimo abahazi. Hanyuma muri 89 ngezeyo, umuhanuzi arahanura, aravuga ngo Imana iravuze ngo twese turaguma aha, ntawe uva aha ngaha. Narakana avuga ati se njyewe mu baguma hasi ndi? Nabwo ati njyewe nari mbazanye rero, reka ntahe bukeye mu gitondo ngo ntahe. Aravuga ngo hoya, Imana itegeka amasengesho y'iminsi 3 turi ku musozi. Ntabwo ndiyiriza, ntabwo ibyo birambaho. Inzara irandya kabisa, ariko Imana impa Umwuka Wera. Inzara yarandiye bigeraho ku munsi wa 3 mama yaje kumpeka, ashyiraho igitenge, ancyura. Iwacu kera, ubu ntabwo bikihaba, kera abantu bajyaga gusenga mu ishyamba rya Murya, abakristo baho bakabashyira ibiryo batigeze bababwira ngo mutuzanire ibiryo. Ariko ubu ntabwo bikihaba, urumva nyine ni bwa buhenebere. Hanyuma ndibuka rero turi aho hantu, umuhanuzi yarahanuye, aravuga ngo Imana iravuze muguma, avuga ibizaba. Yavuze intambara y'9 Meshake yarahanuye, ariko ubuhanuzi bwa mbere numvise nubwo umugabo bita ngo Abije Juvenal, ahantu bita mu Gafunzo, ahanura turi aho mu ishyamba, nagiye kuhabereka, avuga ibizaba by'iyi ntambara yahise. Inshuti z'Umwami, iyo turi imbere y'Imana, iyo twagize umugisha tukaba imbere y'Imana, Imana ibigira ngo dukosore amakosa yose twagiye dukora. Iyi Mana nasanze itandukanye n'abandi bantu. Imana ni umubyeyi kugeza ku rugero ntamenye uko mbwira umuntu, yoho n'iyo umuntu wayo yakoze amakosa, yaguye mu byaha, ntabwo imujugunya ngo ivuge ngo mutayiriye, ahubwo izana umwuka w'ubugwaneza. Hanyuma yamara kuzana umwuka w'ubugwaneza, kandi ikaza ari umujyanama, ikakubwira ngo mwana wanjye, ndacyagufitiye icyizere, ntabwo ngushaka muri izi nzira, nzakugirira neza. Amen. Ndagira mbabwire, nta wundi muntu ubasha kubwira uwamukoshereje ngo ndacyagufitiye icyizere,
ngwino uhindukire njyewe nzakugirira neza. Iri jambo rigirwa na Kristo. Muzareba abantu tugira inzika, iyo umuntu yagukoshereje akagusaba imbabazi uramubabarira, ariko ukamubwira ati niwongere tuzaba tubyaranya. Abo ni abantu. Ariko Kristo we mu kamero kamukuye mu ijuru, muri kamere ye yazanywe no gushaka umuntu, kandi aravuga ngo nzatakaza imbaraga, nzatakaza icyubahiro cyane kugira ngo nsikire cyangwa singire uwo ngiye gucungura. Nuko nzemera gusa nawe. Amen. Engeze mbabwire, Yesu aracyatwita abana. Amen. Yesu aracyatwita abana. Nubwo twamuhemukiye, nubwo rimwe na rimwe tugenda dukora amakosa, ariko aracyatwita abana. Imana yigeze, urumva njye navukiye mu muryango ukennye w'abatindi pe, kera babitaga abatindi. Hanyuma tuvuka turi bane, ariko abariho ni batatu. Hanyuma najyaga mbona iwacu bateka ikiringiti cya rufuku, kandi turi abana batatu babuze ibyo kutugaburira. Murumva uwo muryango utari uw'abatindi ko? Ariko mama yakundaga gusenga, yasenga Imana ikamubwira ngo nzabagirira neza. Nanjye najya imbere y'Imana, Imana ikambwira ineza izangirira. Yesu nashimwe. Havuga se iyi neza papa yitwa Miringoti Laure, iyi neza kwa Miringoti zahava iturutse mu batindi ahantu hadafite shinge na rugero, kabona ntayo. Ariko ndagira mbabwire, Imana igivugira mu gihe kidahari, hanyuma yarangiza igashyitsa mu gihe gihari. Ku muntu yavuganye nawe, simbibabwire gute, ni umukozi w'umuhanga. Kuko yo kandi reka mbabwire, njya nkurikira Pastori Uwambaje Emmanuel, ajya avuga ngo konte y'Imana iba ku rurimi. Ntabwo konte y'Imana iba kuriya mwebwe mugenda mukabika amafaranga ku makonte yayo. Ntabwo ariho konte y'Imana iba. Nuhashakira ubutabazi aho ntuzabubona. Ariko niwihina mu cyumba cy'amasengesho ukayibwira ngo naje kugushakaho ubutabazi, ndagira mbabwire ngo izakuvugaho ijambo, kandi abazari gusohoza saba muvukana, bizasohozwa n'abantu Imana yashyize mu gihe cyawe kugira ngo bakubere igisubizo. Amen. Imana duhane umugisha. Imana yajya kumbwira ngo izambe inzu. Nareba iwacu abakuru bo muri aba batavukiye hano i Kigali bazi inzu z'imisongi y'ibyatsi z'ibirere, izo ni inzu zabaga iwacu. None Imana yavuga ngo izambe inzu, ayibwira ati wa Mana amubwiza ukuri uzayihera ubugingo, kuko inzu yo nta nkomoko. Amen. Ibintu Imana yavuze bigira gikurikirana bigira, ntabwo bikomoka kwa so no kwa so wanyu, ahubwo bikomoka mu rukundo rw'Imana. Hanyuma muri uru rukundo rw'Imana nimo bigenda bishya. None Imana irambwira ati wowe utumva imbere gusa. Yigeze imbuto udufaranga, urumva ngeze i Kigali, urumva iwacu ho nari Rubyogo. Iwacu impamvu nkoresheje iri jambo, iwacu mu cyaro iyo umuntu yabaga nyine atari mu buzima bufatika bamwitaga iryo zina, mu mbabarire sindengere. Hanyuma Imana ngeze i Kigali
mpako udufaranga mbona burya bya bintu bizemera kandi mu dufaranga ntagiye gukorera kuko nagiye gukora ahantu amezi 11 bampemba ibihumbi 50 bose aranankubita ndataha kandi angubitira imbere y'umugore wanjye. Imana irambwira ngo narakubwiye ujye mu murimo wanjye nzakugirira neza, icyakora ubwo wanze kuba mu murimo genda uzajya ukubitwa. Nangije ndahigata ariko noneho nakwemera kugukorera kubera ko ndabone gahunda z'inkoni nazo ziri nemera gukorera Imana. Hanyuma nshaka Imana nk'uwayitaye ndayinginga ndayegera nayo iranyemerera iraza turabana. Hanyuma imva ku gafaranga rero kavuye mu rukundo rwayo. Yemwe baro aha hantu mu nzu y'Imana bya bindi abaririmbi bajya baririmba ngo ni heza hatonyanga imigisha irahari. Mwebwe gusa mwemere kuza mwese. Hanyuma impaye ku gafaranga ndayibwata yiwe Uwiteka we ugiriye neza. Irambwira ati nzakugirira neza sindakugirira neza ariko impa kondisi. Turi gusenga umuhanuzi yuzura umwuka wera ati niwumve yewe Ronari we. Ndayibwira ati karame mubyeyi ngiye gukingura umuryango w'umuntu nguhe gukorera ku ibaraza ryawe, uzakiranuka ku ibaraza ry'umuryango w'abandi nguhaye gukorera uzakiranuka. Ndayibwira ati nukuri nzakiranuka. Umuntu wariwe n'inzara ushonje uva mu yitata agafate y'itanu, amasengesho amwe akaba igikoma andi akaba isosi andi akaba ubugari, kumubwira ngo uzakiranuka yakubwira ngo nzakiranuka kugeza ku gupfa. Hanyuma yamara kwinjira mu byo mwavuganye akavuga ati agakiza rero twari twarasezeranye ko nzakiranuka ariko reka manze njye kurya ku by'isi. Rero ku ibaraza ndakiranuka mbona umukirangirira icyizere arambwira ati ubwo wigeze uhambura amabaro ngwino njye nguha amabaro yacaguwa bari batarayaca, uhambura basi unzanira amafaranga inyungu tuzajya tuyigaba. Ndavuga ati Imana ishimwe. Ndahakiranukira mwa bagabo mwe namwe mwa babyeyi mwe, nukuri kose narahakiranukiye. Umutima wanjye ntacyo ushinja n'Imana ndahamya ko ntacyo ishinja. Ndakiranuka maze kuhakiranukira umuntu aguhaye imari yiwe ngo genda uhamburuza n'amafaranga. Maze kuhakiranukira Imana irambwira wa muhanuzi wampanuriye ngo kinguye umuryango w'umuntu ngukorere ku ibaraza. Aragaruka atumva uko Imana ivuze ngukuye ku ibaraza uhaye aho gukorera uzangiranukire. Yagira ati nukuri kose nzakiranuka pe. Hanyuma imaze kumbwira gutyo nanjye ndayibwira tumva Uwite nzakiranuka. Irambwira ngo ujye ujya mu kazi kawe ku wa mbere no ku wa kabiri, ku wa gatatu ujye Nyarugenge gusenga. Uko mbabwiye niko Imana yambwiye ariko umuhanuzi ahanura. Ku wa kane no ku wa gatanu ujye ukora imirimo yawe, ku wa gatandatu usengane n'umuryango wawe. Biroroshye. Iby'Imana yavuze ndabyumvira ndabyubahiriza. Najya guhambura ibaro abandi bagahomba ngewe nkunguka ndabona amafaranga ari kuza. Hanyuma ntangira kubona ko byanze bikunze no ku wa gatatu nizajya ngo nzajya ngira menshi. Hanyuma ku wa gatatu najya guhambura yayandi yose nungutse n'igishoro nacyo kigahomba. Nayigatuma barire nyine nari nagiye mu by'abantu. Yirengagiza ubwo bupfapfa bwose. Rimwe abagabo rero twahamburanaga babaririmbye ahantu barangata ariko ko tubona urangiza gukora akazi ukagenda ugiye nkabagata mba ngiye gusenga ariko amasengesho azakwica wa mugabo ngwino tujye tukwereka hari Imana
kandi njyewe Imana yari yampaye igishoro ikoresha umuntu. Twasenze Imana turimo dusenga, twigendeye gusenga iriya saa Kibungo, tugiye gusenga numva umwuka wera nyinjiyemo, mbwira umuntu ati Imana irambwiye ngo ikubabariye ideni, ikwishyura ideni rya miliyoni 300. Araseka cyane, aravuga ati ariko rero nari we wajya guhanura ukuri none aravangira. Ariko koko nawe wareba ideni rya miliyoni 300 ngo Imana irari kubabariye, kumva ntaho byaba. Ndamubaza none se urarifite ahubwo? Aranyihorera, araseka, arambwira tumva rero Leonard, Imana niyishyura aya mafaranga ubwire, iyi rava yanjye turi kugendamo nzayiguha. Nkora kuri telefone mpamagara abagabo tujya dusengana n'abagati, yemwe runaka nyemereye imodoka, ati bigenze gute? Muhanuriye ubuhanuzi ambwira ko nibusohora zamba imodoka. Atehe muzambera abagabo. Ndagira mbabwire ibyo bintu Imana yarabiherekeje. Mujya mubona ukuntu umuyaga wihuta, Imana irabyihutisha. Imana imaze kubyihutisha, mubyara w'uwo mugabo yari yaramusabiye ideni muri Amerika y'ibihumbi nimba byari 240 by'idolari, byahuraga na miliyoni 320. Hanyuma arangije ava muri Amerika, ntabwo uwo mugabo yari akimuhamagara ngo ngamwitabe. Aza rero aje kumubabarira rya deni, bajya kwa noteri ararimubabarira, umugabo araceceka arabimvisha. Hari ahantu Imana yagiye idushyiriraho kuruhukira, kavuga ati kuri Pasiteri Filipo nzaharuhukira. Imana ikamuguhaho uburuhukiro uko byagenda uko ariko kose, kandi yaza kubushaka muri mwebwe ntabubone. Kumbi abatarembo njyewe Imana yamfukuriye wo kujya nyine nzirire, mbega ya bya bindi Imana yavuze ibisohore, kuko ivugira mu gihe kidahari ariko ikabisohoreza mu gihe gihari. Hanyuma imwe yongera kugongwa n'ikibazo, araza turasenga. Namubwira ati ariko se ko mbona ya mafaranga Imana yishyuye ideni yararyishyuye cyangwa ntiyaryishyuye? Ngo urumva nyine ntabwo yawe Alegisi wimbwira ngo urumva nyine yararyishyuye ntabwo yaryishyuye. Ati ni ukuri kose yararyishyuye. Namubwira ati mparava yanjye, ariko mutaza kugira ngo nari ngiye kwishyuza. Ariko urumva yari yabimbwiye nyine, ntimukajye mubwira abahanuzi ngo muzabakorera ibyo, niyo mutabikoze burya bajya imbere y'Imana, kuko muba mwabahaye namwe isezerano. Hanyuma yamubwira turayimpa rero. Kumbi nagiye gusenga ahantu Imana irambwira ngo ntabwo azayiguha, ngo kubera kwiza umutima w'umufasha we. Noneho tujyana ahandi gusenga, ariho uhanjyanye yabonye umuhanuzi w'igitangaza, arambwira ati Leonard tugende gusenga. Turagenda, tugezeyo umuhanuzi yuzura umwuka we, aramubwira ngo imodoka wemereye Leonard ntawe izanga, ahubwo mukureho urusyo rw'ideni rumuriho, kandi ikindi umuhe icyo gukora, kandi ikindi arashonje. Jya muri depo iwawe urebe ibiri, ujye no muri depo kwa Leonard, njye nta depo ngira. Hanyuma umushyire ibyo kurya. Muhanuzi naramurebye, n'ubwa mbere nari mubonye, ariko mbona ni Imana, mbona si umuntu. Urondoye bene ako kagena akamenya ko iwanjye hari inzara, akamenya ko mfite urusyo rw'ideni, ndavuga ati wita urareba. Noneho umugabo twari twajyanye araza arambaza ati iby'Imana iri kuvuga ni ukuri cyangwa si ukuri? Ndamubwira ati ni ukuri, ariko amarira yandenze. Ndamubwira ati ni ukuri. Arangije umuhanuzi yavuze amen, abaza wa mugabo ati urusyo rw'ideni urarumukura? Imodoka yawe iri mu gaciro kangana gute, kugira ngo tumenye ibyo ukorera
peonari n'agaciro uko bingana. Ati bampa nka miliyoni 6. Aha, urusika Imana wowe ivuze cyamabwire uzika Imana igituzanira n'abavokari. Amina. Katuzanira n'abaduhagararira twebwe aho tutabasha kuvuga. Hanyuma aramubwira ati, arambaza ati deni wowe ufite ni iryanga. Ndamubwira ati ni rya miliyoni 2,800 ryo muri Vision Finance. Aramubaza ati urayishyura? Wagira ngo bari bamufatiye nawe inkota kugakana. Aravuga ati ndayishyura. Hanyuma se ibyo kurya urabimushyi ati ahubwo tugende Nyabugogo. Baranguye agahirigisa. Abariko kazi wanyu. Kuva uwo munsi nta nzara yagarutse mu rugo iwanyu. Hanyuma arangije arambwira ngo mva rero, aho kugira njye nkora nguha 5,000, 10, 50, ampa miliyoni. Umugabo umwe twasenganaga niwe wazanaga amabaro, akaba ari we nyafatira. Arambwira ati tugende kwa Eugene muhaye amafaranga ajya guhima ayo mafaranga n'ayawe. Imana ibisohoje bya bindi. Nanjye nkajya mbanza kujya kumvira ya majwi ya babandi ati ariko tujye tubanza tujye gushaka Imana. Kandi njye mfite ahiva baro mujya gushaka Imana aho mwabwiwe. Aho mutabwiwe muzahomba. Ikindi muzahura n'abica ubugingo nubwo bameze nka bene data tubana mu murimo, ariko ni abanzi b'umusaraba bashyizwe mu nzira yacu kugira ngo bazaturimbure ubugingo. Tugiye gusenga Imana. Ariko Yesu yakoze imirimo n'ibitabo. Yanzu rero nayo yajyaga ambwira yarayimpaye. Nyamara reka mbabwire, gukorera Yesu niryo kuzo riruta yandi yose. Amen. Niryo kuzo abatoya mu byumve, abakuru mwongere mu byiruke. Gukorera Yesu niryo kuzo riruta yandi yose. Yesu yampaye inzu, ubu ndatuye. Arangije agenda ashyiraho n'uturyango. Kandi ntuye ku Gisozi mu mujyi wa Kigali. Agenda ashyiraho n'uturyango. Namumbereye icyubahiro. Ucitse intege wibwira ko ibyo Imana yavuze bitazasohora. Ariko kandi hari indi ndwara yadutse muri wowe, ya bwa buhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imbere. Waba uri hano tugasengana Imana, ukabwira Yesu ngo nari naratatswe, ariko basi ongera ugirire ubuntu n'imbabazi. Nimba hari